Ibi bintu mubibwira isi yose, nta muntu uzashobora ukuri, nta n'umuntu uzakurwanya ngo akuneshe, kuko ukuri kurusha umuntu imbaraga kandi kwabayeho mbere ye. Umuntu wese agomba kukugenderamo, naho ibindi bintu byose byitwa kukurwanya ahubwo ni ukukurwanirira. Ndababwiza ukuri, guhera mu gihe cya Yesu ntabwo yigeze yifatanya n'umwami babitaga ngo iki, abami b'Abaroma ba Kayizari. Ntabwo yigeze akorana inama n'aba Kayizari ngo bo bamubwire ukuri kuko azajya yigisha ibyanditswe by'iri jambo ry'Imana. Ndetse nyuma yaho baramwishe, siwe bishe gusa n'intumwa ze barazica. Petero bamubamba acuramye, Pawulo bamuca umutwe, abandi barabatwika, abandi babakuraho uruhu. Barwanya ukuri kw'ijambo ry'Imana ntibabinesha. Iyo ngoma yaje kurangira, ahimiye abapapi basimbuye, kandi nawe yakoze nk'uko. Yakoze iki? Yisha abantu, yica abantu, kugeza ubwo habarurwa miliyoni zirenga 50 z'abaprotestani bapfuye bazira yuko bemera ukuri kwa Bibiliya. Miliyoni zirenga 50. U Rwanda rufite miliyoni 13 zonyine. Miliyoni zirenga 50 zarapfuye zizira ukuri, kandi ubwo mu kuzica bibwiraga ko ukuri bagukuyeho ntibyakunda. Ibyo birarangira. Umwanzi akomeza kurwanya ukuri na bugingo n'ubu. Reka mbabwire rero, ubu butumwa mubugeze ku muntu wese ufite ubwoba, ufite guhangayika, ntabwo ukuri kuzatsinda. Nubwo mwakinga insengero, nubwo mwakurikirana online, ukuri kuba mu muntu, ntabwo kuba mu nzu, ni kuba ahantu. Ntabwo agusiga ngo agenda gutaye, agenda gufite cyangwa atagufite. Ibintu ni bibi, uzarenganya cyangwa se uzarengana.